Vincent Talk. Hello guys, ndabasuhuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri Vincent Talk. Mbabwira ngo mwarakoze cyane kubana natwe, mwarakoze cyane gukora subscribe, ndetse mwarakoze cyane kutwereka ko turi kumwe umunsi ku wundi. Ngenda mbabwira ko umunsi wose cyangwa se igihe cyose ukoze subscribe kuri YouTube channel yacu ni ibintu byiza ubukoze, no umusanzu mwiza ubukoze, ni ikintu cy'ingenzi ubukoze cyane. Mbabwira ko ngomba no kubagenda mbabwira iyi magambo agenda ashobora kuba yabaviramo ingenzi y'ubuzima bwanyu, kugira ngo ibintu bijye bikomeza bigenda neza cyane umunsi kurushaho. Niba utarakoze subscribe, wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu byo tukugezaho umunsi ku wundi, mu byo tukubwira umunsi ku wundi, uko ibintu biba bikomeza kugenda bigenda umunsi uko bugenda bwira. Uyu munsi rero, buri munsi rero ngenda nkubwira ngo hari ikintu kimwe ugomba kwiga mu buzima, kandi ikintu cyaguhindura ubuzima, kandi ikintu cyakwereka ko utandukanye, cyagushyira ku yindi level, cyagushyira ahandi hantu heza, ukamera neza cyane, ndetse ukaba uri umuntu uri smart, uri umuntu usobanutse. Buri gisi rero, buri wese agira amahitamo ye, buri wese agira uko abona ibintu, buri wese agira uko ibintu bimugaragarira mu maso ye, buri wese agira igeno rye. Icyo nicyo kintu cya mbere ukunze kugenda. Igihe cyose muri iyi si hari igihe ibintu bitubaho, hari igihe ibintu bitugeraho, ariko n'ibigenda uko tubishaka se cyangwa n'ibigende uko tubyifuza. Ariko burya icyo ugomba kumenya ko ntabwo igihe cyose ibintu bizagenda neza uko byumva, cyangwa se ngo ibintu bigende neza uko ubishaka, kubera ko isi turimo niko imeze. Ugomba kuyibamo gutyo kandi ukayakira gutyo, kubera ko isaha n'isaha ibintu birahinduka. Isaha n'isaha ubura abantu wabuze, isaha n'isaha ubura abo ukunda, isaha n'isaha ubura inshuti zawe, isaha n'isaha nawe uburi neza ko ushobora kubura, maze abagukunda bakakubura burundu. Nkubwira ati rero, ubuzima tubayemo, isi nuko yubatse, isi nuko imeze. Nkubwira ngo buri wese agira igeno rye, ntukababare cyangwa se ntukirirwe wicira urubanza kubera ko uko ubuzima bwawe bumeze wowe biragutungura, ariko nk'igitabo cyanditse ariko utabasha kwisomera. Noneho uko iminsi igenda ishira, niko ugenda kuri buri paje nshyashya mu buzima bwawe. Nkubwira ngo rero, niba ufite ibibazo, niba uyu munsi uri guca mu bibazo biba bigiye bitandukanye, ibibazo bishobora kuza ndetse ukumva ko uri wenyine kandi se wigunze, ariko se ntabwo ukwiye kwicira urubanza, cyangwa se ngo wumve ko ibyo bibazo ari wowe muntu wenyine biriho, kugira ngo burya ugire ubuzima bwiza, kandi se burya ugire amagara mazima. Niki rero tukwiye kwibazaho nk'uko murimo mubisoma. Iki kiganiro nagihaye umutwe uvuga ngo, cyangwa se nagihaye insanganyamatsiko ivuga ati, se ni gute nagira amahoro mu buzima bwanjye maze nkabaho byuzuye. Nicyo tugiye kurebera hamwe, kugira ngo nk'abantu tujye twumva impamvu turi ku isi, impamvu twumve neza impamvu turiho hano muri iyi si. Kubera ko buri muntu wese azajya akubwira ibintu bye, undi akubwira ibintu bye, ariko wowe ukwiye kwisobanukirwa, ukwiye kwimenya. Mbese n'iki kintu nshobora kumenya, mbese ni gute ntabanza nkimenya ngewe ubwanjye. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi, ni naho hantu uzabaho ubuzima bwuzuye, maze ukumva ko ubuzima bwawe bumeze neza cyane. Ikintu cya mbere ukwiye kwibaza mu buzima, kugira ngo ubashe kumenya, kugira ngo ubashe kwisobanukirwa, uzibaza iki kibazo gikurikira ati, ese ni iki kinezeza mu buzima bwanjye? Kugira ngo ubashe kwisobanukirwa, uzabanza umenye ikintu kikunezeza mu buzima bwawe. Deni numara kumenya cya kintu kikunezeza mu buzima bwawe, ugerageze kugira ngo icyo kintu kikunezeza mu buzima bwawe ugikore umunsi ku wundi, kugira ngo ubashe kubaho ubuzima wishimiye. Mbese intego zawe ni izihe? Mbese agaciro kawe mu buzima ni akahe? Ibyo bintu numara kubimenya, nta muntu uzagukoresha uko abyifuza, kubera ko uzaba uzi intego zawe, ndetse umenye
n'agaciro kawe, umenye uko ubuzima bwawe ugomba kubwubaka umunsi ku wundi. Ikindi kintu ugomba kwicara hasi ukazamenya, uzandika ibyifuzo byawe ukeneye kugeraho cyangwa se ibyo wifuza mu buzima bwawe n'intego z'igihe kirekire. Ibi ngibi nubikora bizatuma ubasha kwisobanukirwa neza, umenye uwo uriwe, umenye icyo ushoboye, ndetse umenye n'icyo ubuzima bwawe ukeneye kugeraho kugira ngo ubeho mu isi wishimiye cyangwa se ubeho mu isi wisanzuye. Ikindi ukwiye kumva cyangwa se ikindi ukwiye kumenya, sinzi niba warigeze wumva amarangamutima yawe ndetse akubwira ko cyangwa se uko amarangamutima yawe yakira aho uri ndetse n'aho ubarizwa. Sinzi niba iki kintu neza niba ucyumva. Mbese amarangamutima yawe wegeze uyakira, cyangwa se hari igihe amarangamutima yawe aza ariko ugashaka kuyahunga kubera iki? Sinzi niba ibi bintu byarigeze bikubaho, niba ujya wumva ushaka guhunga amarangamutima yawe ibikunezeza. Oya, ntabwo kubaho byuzuye bisaba ngo amarangamutima yawe yahungwe cyangwa se ushyireho barriers ku marangamutima yawe, cyangwa se ugira imbogamizi zishobora gutuma amarangamutima yawe aba hidden cyangwa se uyahisha kugira ngo atagaragara. Ibi ni ibintu bizatuma ubaho utishimiye ubuzima bwawe ndetse ukabaho mu buzima bugiye ugoye cyane, kubera ko ntabwo ushobora guhidinga amarangamutima yawe. Inshuti zawe za buri munsi, abo uhura nabo, abo ubana nabo, nibo bazatuma ese abo bantu uhura nabo bose cyangwa se abo bantu ubana nabo, inshuti zawe zo ku ruhande zaba zishobora gutuma wishimira ubuzima ubayemo? Icyo nicyo kibazo ugomba kwibaza. Reba neza ko niba inshuti zawe ubana nazo za buri munsi zituma wishima, zituma uba successful mu buzima, ukavuga ati byibuze inshuti ifite se ntabwo zinkomplika se, ntabwo ari ibigeragezo kuri ngewe. Izo nshuti zawe ufite nusanga utabaho bwuzuye kubera inshuti zawe, ufite guhindura inshuti yawe, kubera ko inshuti ufite none aha ngaha niba idashobora kumva, niba idashobora kukumva, niba idashobora kumva amahitamo yawe, izo nshuti ntabwo aba ari izawe kuri wowe. Ndetse nkubwije ukuri ko izo nshuti warahisemo nabi, kuko inshuti ya nyayo kuri wowe ni ya nshuti izemera ikakwakira wowe ukuri, maze ikakwihanganira. Ndetse ntabwo ari ukwihangana cyane, kubera ko kwihanganira umuntu ntabwo ubifosinga, ahubwo ni ibintu biza automatically, maze ukarushaho kugira ubuzima bwiza ndetse ukarushaho no kwisobanukirwa, ukarushaho kwimenya ndetse ukarushaho no kugira ubuzima bwiza. Ikindi kintu ugomba kugira ni ukwibabarira wowe ubwawe ndetse ukabarira n'abandi. Ntabwo ushobora kubabarira umuntu, ntabwo ushobora kubabarira umuntu wagukoshereje wowe utabasha kwibabarira. Wikijajinga, wikumva ko ibyabaye hahise ari amakosa yawe, wikumva ko hari ibyo wakoze utagombaga gukora. Ikintu cyose iyo kikubayeho mu buzima, iyo kitakwigishije isomo, kigusigira ishuri, kigusigira ikigwa, kigusigira icyo ugomba kumenya. Niyo mpamvu mu buzima ikintu cyose kikubayeho aba ari isomo, kandi se aba ari n'ikintu cyiza cyane ugomba kumenya. Gira rero wibabarira hahise ndetse ubabarire na bagenzi bawe, ureke kugira inzika, umujinya se cyangwa kwigaya byoroshye by'aho ngaho. Ibyo ni ibintu ugomba gucika. Ugira umutima woroshye kandi wiyakire mu maso hawe, wige kubaho kandi ntiwite mu kwihorera cyane ku bantu baguhemukiye, wige kubabarira. Ibi bizatuma ugira ubuzima bwiza, bizatuma ubaho neza, bizatuma ubaho byuzuye, maze utangire kugira ubuzima bwiza, maze n'ukureba wese azifuza kumera nkawe, kubera ko wabanje kwibabarira ndetse ubabarira n'abaguhemukiye. Irinde inzika mu buzima bwawe, nibwo uzabasha kubaho byuzuye ndetse ubashe kugira ubuzima bwiza, ubashe kubaho mu buzima bwiza. Ntabwo kubaho neza ari ukugira amafaranga, ntabwo kubaho neza ari uko ufite ibya mirenge, ahubwo kubaho neza ni ukwiyakira, ukiyakira wowe ukuri, ukanyurwa, ukareka inzika, maze ukaba umuntu muzima, ukagerageza kubaho neza uko ubishaka. Baho ujijutse mu byo ukora, ibyo ukora byose baho ujijutse nabyo. Jya gukora ikintu wabanje kumenya neza icyo ugiye gukora. Reba neza ko icyo ugiye gukora kizavamo ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi, ariko zazavamo ukabasha kuzakira. Ibyo bizatuma ubaho wishimye.
rinda umubiri wawe ndetse urinde n'umutima wawe. Ko byuzuye biri muri wowe, ni wowe muntu uzakuretinga uburyo ushobora gutwara ubuzima bwawe, ni wowe muntu ubuzima bwawe bufitiye agaciro, ndetse ni nawe muntu ubuzima bwawe ugomba kubuha umurongo ngenderwaho kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza. Ndagushimiye cyane rero niba twatangiranye ino video umbwira ngo warakoze cyane kubana natwe, ndetse warakoze cyane gukora subscribe. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze ibane nawe.